ururenda n'ububobere ku mugore. Igitsina gore buri wese udafite uburwayi akaba ari mu myaka yo kuba yabyara, ubwo ni ukuvuga kuva abonye imihango ye ya mbere kugeza ayibuze cyangwa acuze, menopause. Ubundi ni ibintu bisanzwe kandi byangombwa ko mu bwambure bwabo hahora hatose, aribyo byitwa ububobere. Ku rundi ruhande ariko, nubwo abari n'abategarugori bose bagira ububobere, ariko bose ntibabugira ku rugero rungana, ahubwo buba butandukanye. Muri bamwe mu bari n'abategarugori harimo abagira ububobere bwinshi ndetse hakaba n'abagira ububobere buke. Icyitonderwa mukwiye kumenya ni uko hari bamwe mu bari n'abategarugori batagira ububobere na buke, ariko ibi biba ari uburwayi kandi nabwo buravurwa. Ubusanzwe ububobere buba ari ururenda rw'umweru, gusa mu gihe cy'uburumbuke birahinduka bikaba nk'umweru w'igira ibisi kandi rukareduka. Ku rundi ruhande kandi, ububobere mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina umubiri urabwongera. Imwe mu mpamvu zituma ububobere bw'umugore bwiyongera kurusha ibisanzwe mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ni ukugira ngo birinde gukomeretsanya ku bwambure, bityo habaho kunyerera bigafasha igitsina cy'umugabo kwinjira. Indi imwe mu mpamvu zituma ububobere bw'umugore bwiyongera kurusha ibisanzwe mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ni ukugira ngo niba bifuza kubyara, icyo gihe bifasha intangangabo koga zigana muri nyababyeyi. Ku rundi ruhande ariko, iyo ururenda rwiyongereye cyane byizanye, utari gukora imibonano mpuzabitsina by'umwihariko ukabona bimaze iminsi kandi utari mu gihe cy'uburumbuke, ugomba kwihutira kujya kwa muganga bakagusuzuma. Iyo bigenze gutyo byizanye, hari igihe biba ari ikimenyetso cy'uko urwaye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina cyangwa indwara ziterwa n'isuku nke. Niba ururenda rwiyongereye cyane byizanye, ukumva biri kukubabura cyangwa bikagutera kwishimagura no kuryaryata mu bwambure, ugomba kwihutira kujya kwa muganga bakagusuzuma ukamenya ikibazo ufite. Niba ururenda rwiyongereye cyane byizanye, ukumva rimwe na rimwe biri kugira impumuro mbi nuka cyangwa bikanahindura ibara, ugomba kwihutira kujya kwa muganga bakagusuzuma bakamenya ikibazo ufite. Nk'uko twabigarutseho ko ububobere bw'abari n'abategarugori akenshi bwiyongera mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina, ariko hari igihe cyihariye bidakunda. Bitewe n'imiterere y'abari n'abategarugori, iyo ukoze imibonano mpuzabitsina ku gahato cyangwa utishimiye uwo muri kuyikorana, ububobere buragabanyuka ku buryo bushobora no kuba bwanagenda burundu. Bitewe n'imiterere y'abari n'abategarugori, iyo utanywa amazi kenshi mu buryo buhoraho, nibyo biri mu bigabanya ububobere mu bwambure bw'umugore. Bitewe n'imiterere y'abari n'abategarugori, iyo unywa itabi ndetse unanywa ikawa cyane, nabyo biri mu bigabanya ububobere mu bwambure bw'umugore. Bitewe n'imiterere y'abari n'abategarugori, iyo unywa imiti yo kuboneza urubyaro itandukanye, cyane cyane agapira ko mu kuboko n'urushinge, nabyo biri mu bigabanya ububobere mu bwambure bw'umugore. Bitewe n'imiterere y'abari n'abategarugori, iyo ufite umubyibuho udasanzwe ndetse n'indwara zimwe na zimwe, nabyo biri mu bigabanya ububobere mu bwambure bw'umugore. Bitewe n'imiterere y'abari n'abategarugori, iyo ukoresha imiti ikoreshwa mu gusukura mu bwambure bw'umugore, bishobora nayo kwangiza ubu bubobere. Niyo mpamvu bitemewe kuyikoresha utagishije inama muganga ubisobanukiwe. Reka dukomereze ikiganiro ku bintu wakora kugira ngo ububobere mu bwambure bwawe bwiyongere. Ubusanzwe ububobere mu bwambure bw'umugore bugizwe na 90% by'amazi, bityo birumvikana ko umuti wa mbere ari ukunywa amazi menshi kandi buri munsi. Kunywa amazi usibye kuba bigufasha kongera ububobere mu bwambure, ibi binatuma umubiri wawe wose woroha kandi ukagira ubuzima bwiza. Kugira ngo wongere ububobere mu bwambure bwawe, nuko niba itabi n'ikawa twabonye ko biri mu bibugabanya,
birumvikana ugomba kubigendera kure mu gihe bigutera kumagara. Kugira ngo wongere ububobere mu bwambure bwawe, nuko niba twabonye ko biterwa n'imwe mu miti yo kuboneza urubyaro, wahindura ugakoresha ubundi buryo buhuza n'umubiri wawe, icyo gihe bushobora kugaruka. Kugira ngo wongere ububobere mu bwambure bwawe, ushobora kugerageza kugabanya ibiro niba waratangiye kugira iki kibazo ari uko umaze kubyibuha. Kugira ngo wongere ububobere mu bwambure bwawe, gerageza gufata ifunguro rikungahaye kuri omega 3, 6 n'9. Sobanukirwa ko izi omega zose ari ibinure byongera ububobere ku bari n'abategarugori. Ibyo kurya bikungahaye kuri izo omega zose harimo amafi, ubunyobwa, avoka, amavuta ya soya, amavuta y'ibihwagari, amavuta ya elayo, amavuta y'ipamba ndetse n'imbuto za sezame. Ikindi wakora ni ukugerageza kurya imboga zirimo amazi, izo ni nka kokombure, watermelon, kayote ndetse n'izindi mbuto zinyuranye. Kugira ngo wongere ububobere mu bwambure bwawe, ugomba gufata ifunguro rikize kuri vitamine C. Iyi vitamine nk'uko twabivuze iboneka mu mbuto hafi ya zose, ndetse inaboneka nk'ibinini byo kunyunguta, bityo wahitamo bikoroheye. Ku rundi ruhande hari imiti irimo umuti witwa guaifenesin. Isanzwe ivura inkorora, nyamara yabonetseho ko ishobora kuba yakongera ububobere mu bwambure bw'umugore. Icyitonderwa, imbere yo gukoresha uyu muti, banza usobanuze farumasiye aguhe umuti utavangiye. Mu kuwukoresha, ujye unywa ibiyiko 2 kabiri ku munsi, ubwo ni mu gitondo na nijoro. Ikindi kandi, ukwiye kwirinda gukoresha imiti inyuranye ngo uri gusukura mu bwambure bwawe, kuko iyo miti ishobora kuba ari ikwangiriza ubwambure. Ibi byose tubabwiye nubikora ntihagire igihinduka, uzagane kwa muganga bakurebere niba nta kindi kibazo kibitera. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza, cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.